niba ushaka gukira no kwishima ntuzajye ku ishuri. Igice cya kabiri. Umuntu akubwiye gutya uhita ugira ibitekerezo byinshi muri wowe. Uzi impamvu? Nuko hashize igihe kinini ibisekuru bihererekanya umurage umeze gutya. Niba ushaka kuba umukire, ijya ku ishuri, wiga utiyigisha, ugira amanota meza, ubona impamyabumenyi, nusoza ushaka akazi keza maze ubona amafaranga kugira umukire. Uyu murage umaze igihe kinini uhererekanywa. Ariko se niba ari byo mfite ibibazo byo kwibaza. Kubera iki hari abantu benshi bize ariko bagifite ibibazo bijyanye n'ubukungu? Kubera iki abasoje amashuri aribo birangiye bananiwe kwishyura amadeni bafashe, nyamara barivuyemo akaba aribo baba miliyoneri? Ingero z'abize bakananirwa kwishyura amadeni nibo benshi, ariko reka mwiza barivuyemo bakaba ba miliyoneri. Andrew Carnegie, King of Steel, umwami w'ibyuma, yavuye mu ishuri atarangije na primaire kuko yamaze imyaka 5 yiga gusa. Carnegie Steel ko ku isi barayizi. Uyu mugabo ashobora kuba ari mu ba philanthropist bakomeye babayeho. Philanthropist ni abantu batanga amafaranga bakoreye bagambiriye imibereho myiza y'abandi. Carnegie niwe muntu wa mbere wakoze igurisha rya mbere rihenze rya business, ubwo yagurishaga miliyoni 480 z'amadolari uruganda rwe. Ubu angana na biliyoni 15 z'amadolari. Carnegie azwi ku mvugo igira iti, a man who died rich died disgraced. Umugabo upfa ari umukire apfa muganye. Carnegie ati gushaka amafaranga ni byiza, ariko gupfana ayo mafaranga byo ni icyago gikomeye. John D. Rockefeller, uyu yavuye mu ishuri ku myaka 16 atangira gukora mu botike yabaga hafi y'iwabo. Yizeraga mu kwiyigisha, self education. Ibi byatumye akunda gusoma cyane ibitabo bivuga ku bukungu, economy ndetse n'iyobokamana. Rockefeller azwi cyane nka billionaire wa mbere wabayeho. Ubwo mu 1916 yari afite umutungo na biliyoni 1.2. Ubu yabangana na biliyoni 400 zirenga. Nawe yajyaga avuga ko Imana yamuzanye ku isi ikamuha amafaranga menshi gutyo kubera neza y'abandi. Izi ngero zigaragaza ko mu bintu ukeneye ngo umukungu amashuri asanzwe abenshi biga ari kuri nimero ya kure uramutse ukoze urwo rutonde. Ukuri muri ibi rero nukuye. Nuko uburyo busanzwe bwo kwiga butashyiriweho guhindura abantu abakungu, ahubwo bwashyiriweho guhindura abantu abakozi beza. Icyumweru cyose maze nsoma iki gitabo If you want to be rich and happy don't go to school. Niba ushaka kuba umukire ukagira n'ibyishimo ntuzajye ku ishuri. Nabonye ko iki gitabo kigaragaza ibibazo biri mu bintu byigishwa ahantu henshi ku mafaranga, intsinzi ndetse n'uburezi. Iki gitabo kigaragaza impamvu abakire b'isi badashobora gukurikiza uburyo busanzwe bw'imyigire, ndetse n'impamvu kugira ubwigenge mu by'ubukungu bishobora kukugora ko wabikesha ishuri. Uyu munsi rero ngiye kubasangiza amasomo 5 akomeye nagikuyemo. Iki ni igice cya kabiri cy'iki kiganiro. Ushaka kureba igice cya mbere waza kureba link muri description y'iki kiganiro. Iki gitabo cyanditswe na Robert T. Kiyosaki gisohoka bwa mbere mu 1993. Umva ngo ibintu biba amashuri yigisha kandi byakenesha byishyizemo wese. Amashuri yigisha gukorera amafaranga, ariko abakire bo amafaranga arabakorera. Amashuri yigisha kwirinda amakosa, ariko abakungu bo bazi ko gutsindwa atari intego ariko ari igice cy'urugendo. Amashuri ashima kumvira no gukora ibintu mu buryo bumwe, ariko abakungu nabazana udushya n'ubundi buryo bushyashya bwo gukoramo ibintu. Niba rero ushaka guca ku kagozi kaziritse benshi, ukeneye kujugunya kure yawe iyo myumvire ya kera ivuga ko ishuri no kwiga ari byo bigira abana bakungu. Iki gitabo kikwereka uburyo bwo gufata bugwate ahazaza h'ubukungu bwawe, ndetse kikanakwereka impamvu ishuri ryica. Niba ushaka gukira no kwishima ntuzajye ku ishuri. Igice cya kabiri. Umuntu akubwiye gutya uhita ugira ibitekerezo byinshi muri wowe. Uzi impamvu? Nuko hashize igihe kinini ibisekuru bihererekanya umurage umeze gutya. Niba ushaka kuba umukire, ijya ku ishuri, wiga utiyigisha, ugira amanota meza, ubona impamyabumenyi, nusoza ushaka akazi keza maze ubona amafaranga kugira umukire. Uyu murage umaze igihe kinini uhererekanywa. Ariko se niba ari byo mfite ibibazo byo kwibaza. Kubera iki hari abantu benshi bize ariko bagifite ibibazo bijyanye n'ubukungu? Kubera iki abasoje amashuri aribo birangiye bananiwe kwishyura amadeni bafashe, nyamara barivuyemo akaba aribo baba miliyoneri? Ingero z'abize bakananirwa kwishyura amadeni nibo benshi, ariko reka mwiza barivuyemo bakaba ba miliyoneri. Andrew Carnegie, King of Steel, umwami w'ibyuma, yavuye mu ishuri atarangije na primaire kuko yamaze imyaka 5 yiga gusa. Carnegie Steel ko ku isi barayizi. Uyu mugabo ashobora kuba ari mu ba philanthropist bakomeye babayeho. Philanthropist ni abantu batanga amafaranga bakoreye bagambiriye imibereho myiza y'abandi. Carnegie niwe muntu wa mbere wakoze igurisha rya mbere rihenze rya business, ubwo yagurishaga miliyoni 480 z'amadolari uruganda rwe. Ubu angana na biliyoni 15 z'amadolari. Carnegie azwi ku mvugo igira iti, a man who died rich died disgraced. Umugabo upfa ari umukire apfa muganye. Carnegie ati gushaka amafaranga ni byiza, ariko gupfana ayo mafaranga byo ni icyago gikomeye. John D. Rockefeller, uyu yavuye mu ishuri ku myaka 16 atangira gukora mu botike yabaga hafi y'iwabo. Yizeraga mu kwiyigisha, self education. Ibi byatumye akunda gusoma cyane ibitabo bivuga ku bukungu, economy ndetse n'iyobokamana. Rockefeller azwi cyane nka billionaire wa mbere wabayeho. Ubwo mu 1916 yari afite umutungo na biliyoni 1.2. Ubu yabangana na biliyoni 400 zirenga. Nawe yajyaga avuga ko Imana yamuzanye ku isi ikamuha amafaranga menshi gutyo kubera neza y'abandi. Izi ngero zigaragaza ko mu bintu ukeneye ngo umukungu amashuri asanzwe abenshi biga ari kuri nimero ya kure uramutse ukoze urwo rutonde. Ukuri muri ibi rero nukuye. Nuko uburyo busanzwe bwo kwiga butashyiriweho guhindura abantu abakungu, ahubwo bwashyiriweho guhindura abantu abakozi beza. Icyumweru cyose maze nsoma iki gitabo If you want to be rich and happy don't go to school.
Niba ushaka kuba umukire ukagira n'ibyishimo ntuzajye ku ishuri. Nabonye ko iki gitabo kigaragaza ibibazo biri mu bintu byigishwa ahantu henshi ku mafaranga, intsinzi ndetse n'uburezi. Iki gitabo kigaragaza impamvu abakire b'isi badashobora gukurikiza uburyo busanzwe bw'imyigire, ndetse n'impamvu kugira ubwigenge mu by'ubukungu bishobora kukugora ko wabikesha ishuri. Uyu munsi rero ngiye kubasangiza amasomo 5 akomeye nagikuyemo. Iki ni igice cya kabiri cy'iki kiganiro. Ushaka kureba igice cya mbere waza kureba link muri description y'iki kiganiro. Iki gitabo cyanditswe na Robert T. Kiyosaki, gisohoka bwa mbere mu 1993. Umva ngo ibintu biba amashuri yigisha kandi byakenesha byishyizemo wese. Amashuri yigisha gukorera amafaranga, ariko abakire bo amafaranga arabakorera. Amashuri yigisha kwirinda amakosa, ariko abakungu bo bazi ko gutsindwa atari intego ariko ari igice cy'urugendo. Amashuri ashima kumvira no gukora ibintu mu buryo bumwe, ariko abakungu ni abazana udushya n'ubundi buryo bushyashya bwo gukoramo ibintu. Niba rero ushaka guca ku kagozi kaziritse benshi, ukeneye kujugunya kure yawe iyo myumvire ya kera ivuga ko ishuri no kwiga ari byo bigira abana bakungu. Iki gitabo kikwereka uburyo bwo gufata bugwate ahazaza h'ubukungu bwawe, ndetse kikanakwereka impamvu ishuri